Yesu ashimwe. Tugiye kwiga icyigisho kitubwira ngo umuntu ijuru ryita umujura n'umunyazi cyangwa nta bwenge agira. Uwo ni nde? Reka dusenge Imana maze idusobanurire iby'iki cyigisho tugiye kwiga. Data wa twese turagushimye kandi turaguhimbaje kugiye kubana natwe muri kino cyigisho tugiye kwiga. Dusengeye umuntu wese uri bucyumve, dusengera abazacyumva, dusengeye buri umwe wese ugiye gutanga igihe cye n'umwanya kandi akagitega amatwi maze agafata umwanya wo kugitekerezaho. Izina rihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe turatubwira ngo hahirwa abumva kandi n'abumvira. Reka rero uhumure amaso y'abantu abashe kubona ibyo ushaka. Reka rero ukuruguture amatwi yacu abashe kumva iby'ijambo ryawe kandi tubashe kumva nk'uko ushaka ko twumva, kandi akwinginze kugira ngo tugiye kumva ijambo ryawe, umwuka wera akomezwa n'imitima yacu kandi aduhe gufata icyemezo cyo kugendera mu ijambo ryawe. Urakoze kuko bitwemereye kandi urakoze kuko tugire neza mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana nk'uko turibonye. Ijambo ritubwira ngo umuntu ijuru ryita umujura n'umunyazi cyangwa ko nta bwenge agira ninde cyangwa se ni uwuhe? Mu by'ukuri umuntu ashobora kuba yiyita umukristo, aba mu rusengero, aririmba, abwiriza, akora inshingano zose zo mu itorero, ariko ijuru ryamureba rikamwita umujura cyangwa se rikamwita umunyazi cyangwa se ryamwitegereza rikabona nta bwenge agira. Reka turebe rero icyo Imana itubwira, natwe tubashe kwisuzuma, turebe nimba twaba turi muri abo bantu ijuru rigiye kudusobanurira. Ese aho ntiwaba uri umunyazi cyangwa se uri umujura cyangwa se aho nta bwenge ugira ariko ukaba utabizi? Reka dusabe kugira ngo Imana irondore imibereho yacu, irondore imitima yacu nka ya ndirimbo ivuga ngo ay'Imana ndondora umenye. Reka rero umuntu wese yongeye gutekereza kuri ibi bintu yinginga Imana kugira ngo irondore imibereho ye, kugira ngo tubashe kwimenya abo turi bo. Kuko njye ngira ubwoba cyane, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo hari abantu bazajya imbere ya Yesu bakamubwira ngo dore twarahanuye, twarabwirije, twakoze iyi mirimo, ya mirimo yose nawe uzi ukora, ariko Yesu akababwira ngo mwumve imbere mwabivume mwe kuko sinigeze kubamenya. Kubera iki aba bantu ibi bintu babikoze? Kubera iki baririmbye? Kubera iki babwirije? Kubera iki batanze icya cumi? Kubera iki bakoze inshingano zitwa ngo bari gukora inshingano z'Imana, ariko ijuru rikababwira ngo ntiribazi? Ndetse ijuru iyo babikoraga ryarabitegerezaga rikavuga ngo uyu we ni umujura, hano uyu yicaye mu rusengero ari umujura, ari kubwiriza ari umujura, ari kuririmba ari umujura, ari gukora ibi byose ari umujura. Ijuru ryakureba agahinda rikakica kuko riri kubona uri umunyazi, ndetse ryagenzura cyane rikabona nta bwenge ugira. Ibi bintera ubwoba n'agahinda cyane. Reka tubaze Imana idusobanurire, kandi nitumara kwimenya umuntu wese abashe gufata icyemezo, aharanire kujya mu mubare w'ab'ijuru rizi. Erega ntabwo ijuru ry'Imana rikeneye abakozi, ahubwo ijuru rikeneye abana. Abana mu rugo bakora inshingano z'abana mu rugo, ariko abakozi bo bakorera ibihembo. Rero ndabasabira kugira ngo mube abana b'Imana. Ntabwo dushatse kuvuga ko abana mu rugo badakora, oya, abana mu rugo barakora, ariko baba bazaragwa n'iby'ababyeyi. Ariko umukozi ashobora kugukorera, ariko umukozi ntabwo aba azaragwa ibyawe. Rero icyo Imana ikeneye abana. Imana ikeneye gukora, ariko warabyawe nawe. Rero abantu bigize abakozi badashaka kuba abana b'Imana, abo basezere ku gakiza. Reka turebe muri Yohana igice cya 10 duhereye ku murongo wa mbere. Haratubwira ngo
ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akuririra ahandi, uwaba ari umujura n'umunyazi. Dore ijambo rinteye ubwoba, ijambo ririrahiriye riravuga ati ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo. Kwinjira mu rugo se bisobanuye iki? Kwinjira mu rugo rw'intama bivuze iki? Kandi ijambo tubwiye ngo uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo. Mu rugo rw'intama, urugo rugira irembo abantu bakwiriye kunyuramo. Ni nako inzira y'agakiza hariho irembo abantu bakwiriye kunyuramo. Nibyo byiswe urugo rw'intama. Rero hari abantu bashobora kwisanga mu rugo rw'intama, ariko mu by'ukuri bataranyuze mu irembo. Hari ukuntu bagiye bakurira ku gipangu ku mpande, bakuririra ahandi hantu, barangiza bakagwa mu rugo. Bagwa mu rugo rw'intama nabo bakajya bifata nk'intama, ariko wabagenzura ijuru ryabareba rikavuga ngo nubwo muri mu rugo rw'intama, ariko mwebweho muri abanyazi ndetse muri n'abajura. Aba bantu buririye ahandi. Ese aho ni hehe buririye? Ese mu irembo bagakwiriye kunyura, aho ni hehe? Rero kunyura mu irembo, aho ngaho tugomba kunyura tukinjira mu rugo, irembo ni Yesu Kristo, niryo rembo dukwiriye gucamo. Ese iyi nzira y'irembo ivuze iki? Kujya muri Yesu bivuze iki? Aho unyura muri Yesu, Yesu ni irembo akaba n'inzira. Mu by'ukuri ni gute tubasha kunyura mu irembo kugira nituba turi mu rugo rw'intama tube koko turi intama? Iyo wanyuze ahandi turebye ayandi mazina witwa. Rero reka tubanze turebe se mu irembo ni hehe? Mu irembo nta handi, ni mu nzira yo kwihana ibyaha tukabyatura. Mu rugo rw'intama twabigereranya nko kuba mu itorero, kuba ahantu abantu basenga Imana, kuba ahantu mu by'ukuri baba mu mirimo yitwa ko ari iy'Imana, ahantu mu rusengero, ahantu hitwa ngo haba abantu b'Imana. Rero aha mu rugo rw'intama dusanze ko harimo imigabane ibiri. Uru rugo rw'intama hari abantu binjiye banyuze mu irembo baza muri uru rugo rw'intama. Tubonye aba kabiri buririye ahandi, nabo buriye barwa mu rugo rw'intama, baraza babana n'iki? N'intama. Batangira kwifata nk'intama kubera ko bageze hehe? Bageze mu ntama. Rero icyo tumaze kubona, iyo kunyura mu irembo bisobanuye kunyura mu nzira yo kwihana ibyaha ukanabyatura, ari byo byitwa kuvuka ubwa kabiri. Iyo umaze kuvuka ubwa kabiri winjizwa mu rugo rw'intama. Iyo umaze kwinjiramo utangira kubaho nk'uko intama zibaho, ndetse umwungeri agatangira akakuragira. Rero ababuririye ahandi batanyuze mu irembo ni abantu bose bisanga mu bintu by'Imana cyangwa bisanga mu rusengero, ariko batarihanye ibyaha, bataranabyatuye, ahubwo bazi uko bakabaye, bakaza batihanye, bakaza batatuye, barangiza bagasimbuka. Bamara gusimbuka bakisanga mu rusengero, bamara kugera mu rusengero bagatangira kuririmba, bagatangira kubwiriza, bagatangira gutanga icyacumi. Turaje turebe mu gitabo cy'Umugenzi icyo babivugaho. Mu gitabo cy'Umugenzi, uyu muntu wuririye ahandi niwe witwa ngo ni nta bwenge agira. Rero igitabo cy'Umugenzi kivuga ibintu bikomeye cyane. Uyu nta bwenge iyo ari mu rugo rw'intama, hari ibyo akora kuko yageze mu ntama, hari uko atangira kwitwara. Nari nabibasobanuriye. Aba baravuze ngo twarahanuye, twarabwirije, twakoze ibintu byinshi cyane, twararirimbye, ariko babikoze ari nta bwenge bafite.
kubera iki babikoze ari nta bwenge? Ibi byose barabikoze, ariko mu by'ukuri babikora batakagombye kuba babikora. Bakoze ikosa cyane. Ntabwo ikibazo kiri mu gukora, ahubwo ikibazo buririye ahandi, bagwa mu rugo rw'intama. Baguye mu rugo rw'intama, batangira gukora nk'iby'intama zigira gute? Zikora. Rero ibi bintu niyo wabikora, niyo waririmba, niyo wabwiriza, niyo uzitanga ubwawe ngo utwike, ariko waruririye ahandi, mu yandi magambo ugatangira gukora ibyo byose, ariko utarihanye ibyaha ngo ubyature, umenye ngo umunsi w'urubanza Yesu azakubwira ngo mva imbere wa kivume we, kuko ntigeze kukumenya. Reka turebe mu gitabo cy'Umugenzi, ni titiri itubwira ngo nta bwenge. Rero ni paje ya 21. haranditse ngo ndasinzira ndongera ndota, mbona ba bagenzi bamanuka ya misozi, baca mu nzira ijya mu rurembo, rwa rurembo rwo mu ijuru. Ururembo rwo mu ijuru twarubonye, niryo rembo intama zigomba kunyuramo. Aba bagenzi nabo ngo banyuze muri rwa rurembo rwo mu ijuru. Aba bagenzi bo bari baranyuze mu nzira yo kwihana ibyaha, baranayatura. Hanyuma harakomeza hakatubwira ngo hasi y'iyo misozi ibumoso bw'inzira yabo hari igihugu cyitwa Nyirandabizi. Muri icyo gihugu haturutse inzira nto y'ikigorogoro. Muri icyo gihugu cyitwa Nyirandabizi haturutse inzira nto yitwa iy'ikigorogoro. Impamvu avuze ngo haturutse inzira nto y'ikigorogoro, hari inzira twabonye y'ururembo rujya mu ijuru, ariyo nzira nyabagendwa abagenzi banyuraho. Iyo nzira rero abagenzi banyuramo ariyo nzira ikwiriye, hari iyindi ishamitseho, iyishamitseho iri ku ruhande. Iyo nzira rero niyo yiswe ngo ni inzira y'ikigorogoro, ngo kandi iyo nzira ihuye n'inzira abo bagenzi bacamo. Mu by'ukuri iyo nzira ijya mu ijuru, hari utundi tuyira abantu Satani yagiye acaho, ku buryo uducamo ukisanga nawe uri mu bantu b'Imana, mu by'ukuri utazi n'ukuntu wahageze. Ariko hano icyo turi kuvuga ko hano hari inzira y'ikigorogoro ihura n'inzira nyabagendwa abagenzi bacamo. Mu by'ukuri ukisanga uri kumwe n'abagenzi, ukisanga uri mu rugo rw'intama, niko Bibiliya yatubwiye, ariko mu by'ukuri utaranyuze mu irembo rizima, utaraciye mu irembo rijya mu ijuru. Rero iyi nzira hano mu gitabo cy'Umugenzi bayise inzira y'ikigorogoro, kandi iyi nzira iyo nzira y'ikigorogoro ngihuye n'inzira abo bagenzi bagira gute? Bacamo. Mu mayira abiri bahahurira n'umusore uturutse muri icyo gihugu witwa Ntabwenge. Uyu Ntabwenge yari aturutse mu gihugu cyitwa Nyirandabizi. Iyo uvuye muri Nyirandabizi ukanyura mu nzira yitwa ikigorogoro, uyu musore Ntabwenge niyo yaciyemo. Kandi aba bantu koko ngo bavuye mu gihugu cyitwa Nyirandabizi, ariko mu by'ukuri bafata Ngendabizi, dore uko bimeze. Baba baza bafata ati se sindi kumwe n'abantu b'Imana, ese sinkora ibi ngibi, ntibigenda uku nguku. Bavuga ko babizi, ariko ijambo ryabasuzuma rikabona nta bwenge bagize gute bafite. Rero ngo iyo nzira y'ikigorogoro yari iturutsemo umuntu witwa Nyirandabizi, uvuye mu gihugu cyitwa yaravuye mu gihugu cyitwa Nyirandabizi. Uyu muntu we yitwaga Ntabwenge agira. Mukristo aramuramutsa, aramubwira ati urava he ukajya he? Ntabwenge ati navukiye muri kiriya gihugu, ndajya mu rurembo rwo mu ijuru.
Mbega amagambo ababaje. Nta bwenge nawe yavuga ko ari kujya mu gihugu cya hehe cyo mu ijuru, kandi igihugu cyo mu ijuru kigira inzira imwe abagenzi bose bacamo, kandi biratubwira ngo iyo nzira niyo baba baswa ntabwo bazayiyoba, ni inzira nyabagendwa, ni inzira ya ba bandi, niko bitubwira. Ni ba bandi bahe, ba bandi bihanye ibyaha byabo, ba bandi bakabyatura, aba nibo bari mu nzira nyabagendwa kandi nziza. Uyu nta bwenge nawe araje aravuze ati nanjye ubu ndi kujya mu gihugu cyo mu ijuru, nyamara aturutse mu nzira y'ikigorogoro, ntabwo yigeze anyura muri rya rembo. Reka da, Mukristo dukomeze. Mukristo ati wibwira ko uzinjira mu rurembo rwaho ute? Ngira ngo nugerayo uzabona ibinanirana. Mukristo bari kuganirana nta bwenge. Mukristo ni umukristo uri mu nzira, wanyuze mu irembo, atangira kugenda urugendo neza, ariko akubitanye n'undi witwa nta bwenge uri kuvuga kujya mu gihugu cyo mu ijuru. Haramubaza ati se wa mugenzi we, kuri kuvuga kuri kujya mu ijuru nta bwenge we, wibwira ko uzinjira muri urwo rurembo rwaho ute? Ko kuzahinjura ute? Ngira ngo nugerayo uzabona ibinanirana. Erega hari ibintu utashobora, hari ibintu rwose bitagukundira, utarihanye ibyaha, utaranabyatuye, rwose hari ibintu utashobora namba, kubera ko utuma utuma twatura ni umuntu duhurira ku irembo, hanyuma akaduha imbaraga. None uyu nta bwenge ntiyanyuze ku irembo ngo bamuhe imbaraga, niyo mpamvu yagombaga guhura n'ibintu bikamunaniza, iyi nzira bikarangira atayirangije. Nta bwenge rero arasubiza ati, nta bwenge ati nzarwinjiramo nk'uko abandi barwinjiramo. Mbega ibintu bisekeje, mbega ibintu bibabaje koko, nguko abandi bazarwinjiramo niko nawe uzarwinjiramo. Oya we, biteye agahinda, biranababaje cyane. None se abandi uko bazarwinjiramo uzajyanwa mu ijuru n'abandi? Nta bwenge yari ari kumwe na Mukristo. Rero aba nta bwenge bishingikiriza gukiranuka kw'abandi, ngo nimba ndirimbana na runaka akazajya mu ijuru, ngo ubwo nanjye nzarijyamo. Nimba mbwiriza na runaka akabwiriza, ngo niba azarijyamo nanjye nzarijyamo. Ni ukuri yishingikirizaga kubo bari kumwe, kandi buri wese afite amateka yihariye, buri wese afite uko agenda mu nzira, buri wese afite uko yavuganye na nyirirembo, buri wese ku irembo afite amabwiriza bamuhaye. Agakiza ntabwo ari ikivange, agakiza ni ak'umuntu ku giti cye, ubugingo ni ubwawe ku giti cyawe, nta wundi muntu wagufasha gukizwa. Rero mu by'ukuri kwishingikiriza ku gakiza k'abandi nta kintu na kimwe bimaze. Mukristo ati Mukristo ati ufite iki uzereka abo muri iryo rembo ngo bagukurikire? Mukristo yaramusubije, ufite iki uzereka abo kuri iryo rembo ngo bagukingurire? Mu by'ukuri ku irembo hari amabwiriza yagombaga kwinjiramo, wagombaga kwinjiramo ari uko uyafite. Winjira ku irembo hari urwandiko wagombaga kuba ufite kugira ngo urwerekane, hanyuma bagukingurire. Kandi uyu nta bwenge turamwibuka, ntiyanyuze ku irembo ngo barumuhe. Niyo mpamvu Mukristo amubajije ngo ufite iki uzereka abo kuri iryo rembo ngo bakugururire cyangwa se bagukingurire? Noneho nta bwenge ati nzi ibyo umwami wacu akunda. Atangiye kubivuga ngo ibyo azerekana. Ibi bintu turi kuvuga, agiye kuvuga azerekana, mwibuke babyeretse Yesu. Nabibasomeye muri Bibiliya hatubwira ngo dore mwami twarahanuye, twarabwirijwe, twakoze iyi mirimo myinshi, ariko Yesu arabasubiza ngo mumve imbere mwabivumemeye, kuko
kuko ntigeze kubamenya. Uyu nta bwenge nawe nibyo agiye kuvuga. Dore ibyo nzereka abo ku rurembo, nzi ibyo umwami wacu akunda. Icya mbere, ngira ingeso nziza. Mwibuke uyu nta bwenge yaragiye ahita agera mu rugo rwe. Biratubwiye ngo hari abantu buriye inkike, bamaze kurira inkike baraza bagwa mu rugo rw'intama. Bamaze kugwa mu rugo rw'intama, ubwo biyambitse uruhu rw'intama batangira kugira ingeso nziza. Babanye n'intama, batangira nabo kugira imico nk'iy'intama, batangira kuyigana. Ibi nibyo nta bwenge afite. Aratangira ati nzamubwira ko mfite ingeso nziza. Icya kabiri, mwereke yuko nishyura uwo mbereyemo umwenda wese. Ati dore uwo mbereyemo umwenda wese naramwishyuye, ndetse ndanasenga cyane, yewe naniyiribuza ubusa, yewe dore ntanga igice cya 10 cy'ibyanjye, kandi nasigiye igihugu cy'iwacu kugira ngo njye iyo ngiyo. Atangiye kumwereka imirimo yakoze, atangiye kumwereka uko yabigenje, ngo nicyo azerekana. Mukristo aramusubiza ati ko utinjiye muri rya rembo rirasukirwaho ryo muri iyi nzira, ahubwo waciye muri ya nzira nto y'ikigorogoro. Ikibazo ntabwo ari imirimo. Nabasobanuriye ngo Imana ntabwo ikeneye abakozi, Imana ikeneye abana. Uyu muntu koko ibi bintu nk'uko abivuga nta bwenge yarabikoze. Abantu bararirimbye, abantu barabwirijwe, na n'ubu rwose abantu bari gukora imirimo y'Imana. Ariko icyo nabibutsaga, ntabwo Imana ikeneye abakozi, Imana ikeneye abana. Hano rero ibi bintu byose nubwo abivuga ntabwo ari byo bifite umumaro. Ikibazo naho yinjiriye. Mu by'ukuri uyu muntu ntabwo yinjiriye mu irembo, ahubwo yanyuze mu nzira y'ikigorogoro. Amaze kunyura mu nzira y'ikigorogoro, atangira kugira ibyo akora. Ibi bintu akora byose rero, ijuru iyo rimwitegereje riramubwira ati nubwo ukora ibyo byose ariko nta bwenge ugira. Ndetse muri Bibiliya bavuze ngo ni umunyazi n'umujura, kuko nubwo ari ahangaha, nubwo ari gukora ibi byose, nta wamutumye kubikora. Ese uri kugira ingeso nziza, uri kubikura kuri nde? Ninde wakubwiye ngo ujye kuririmba? Ninde wakubwiye ngo ujye kubwiriza? Ninde wakubwiye ngo utangire gusenga? Ninde wakubwiye ngo utangire gutanga 1/10? Ako kazi ukora ubundi bwo wagahawe nande? Ninde wakahawe? Kabandi babangaja, wowe wangajwe nande muri ako kazi? Ninde waguhaye akazi? Hano rero Mukristo nibyo ari kumubaza. Ari kumubaza ko ibyo byose yego warabikoze, ariko dore aho ikibazo kiri. Dore ntago winjiriye mu irembo rirasukirwaho, aho niho rishingiye. Muri Bibiliya hari kuvuga ngo dore ntabwo wanyuze mu irembo, dore wuriye ahandi, wuriye inkike. Maze Bibiliya ituvuga ngo dore ubaye umunyazi n'umujura. Hano baratubwira ngo ubwo nta bwenge ufite, kuko wagiye mu kazi k'umuntu ataguhaye akazi, wagiye mu kazi k'umuntu ataguhamagaye ngo uze ugakore. Icyo gihe rero witwa nta bwenge. Imirimo y'Imana mukora, ninde wayibatoreye kuyikora? Ninde waguhamagaye ngo uyikore? Ibintu birababaje, aho bagiye kuzabwirwa amagambo akomeye, barwibwe ngo mwumve imbere mwabivume mwe, kuko ntigeze kubamenya. Dore birababaje kandi biteye agahinda. Reka dukomeze dusome twumve ibyo Mukristo yabwiye nta bwenge. Amaze kumubwira ati mu by'ukuri ikibazo ntabwo ari ibyo wakoze, ahubwo ikibazo dore ntabwo winjiye mu irembo rirasukirwaho, dore wanyuze ahandi mu nzira y'ikigorogoro. Iyi nzira y'ikigorogoro niyo muri Bibiliya bavuze ngo wuriye inkike, ugwa mu rugo rw'intama. Reka dukomeze twumve hano mu gitabo cy'Umugenzi. Harakomeza ngo nicyo gitumye nubwo wiyogeza, yariyogeza akumva nawe azajya mu ijuru. Ati si ubwo ndi gukora imirimo y'Imana, ubwo mbwiriza, ubwo ndirimba, ubwo ibintu bimeze neza, sinzajya mu ijuru? Ibyo byari ukwiyogeza, kuko atanyuze mu irembo rirasukirwaho. Ngo ntinye yuko ku munsi w'urubanza utazinjizwa muri urwo rurembo, ahubwo urubanza ruzagutsindira ko uri umujura n'umunyazi. Mbega ibintu bibabaje cyane. Urubanza ruzagutsinda rukubwiye ngo dore uri umunyazi n'umujura.
kuko ikibazo cya mbere bazakubaza, waririmbaga ari nde wagutoye ngo uririmbe? Ese wabwirizaga ari nde wagutoye ngo ubwirize? Ese ibi byose wabikoze ari nde wakwangaje muri aka kazi? Mbwira, wowe twarahuye ngo ukoresha ikizami hanyuma ngo ushyira mu kazi ngo utangire ukore? Yesu nakubaza ko mwahuriye ku irembo rirasukirwaho, utangire urebe wisuzume ubone ntaho mwahuriye. Ese mwigeze muhura wihana ibyaha ubyatura? Irembo twaribonye, irembo rirasukirwaho ni irembo ryo kwihana ibyaha ukabyatura. Mu mibereho yawe ese waba warihanye ibyaha byawe warabyatuye? Kwihana ni iki? Kwihana ni ukubabazwa n'ibyaha, ukagira agahinda kuko wavutse uri umunyabyaha, ukababazwa n'uko uri mubi. Ibyo ngibyo ukabyemezwa na Mwuka Wera. Ati Mwuka Wera niyaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha. Waba warahuye na Mwuka Wera akakwemeza ibyaha byawe kuva wavuka kugeza isaha uhagazemo, akakubwira ububi bwabyo, ukababazwa n'imibereho yawe y'ubunyabyaha, ukababazwa n'ibyaha ukora, ukababazwa yuko utababarira, ukababazwa yuko udasaba imbabazi, ukababazwa n'iyo mibereho yawe, ukababazwa n'uko udakiranuka. Imibereho yawe y'ubunyabyaha yaba yaraguteye agahinda koko ukababara, ukababazwa n'uko uri mubi. Byamara kukubabaza ugatangira urugendo rwa kabiri rwo kubyatura. Nicyo cyigisho duheruka kwigana kivuga umusaraba. Ese waba wariyunze n'Imana ukiyunga na bagenzi bawe? Ibyo niba utarabikoze rero ni ukuri nta bwenge ugira, kandi Bibiliya tubwira ngo uri umunyazi n'umujura. Mu by'ukuri ako kazi urimo ntawakangajemo, nta n'uwakagusizemo. Ibyiza ni uko warekera gukora ukabanza ugasohoka ukajya kunyura mu irembo rizima. Yesu yavuze ati mwebwe muri mu rugo rw'intama mutarigize munyura ku irembo. Ibyiza ni uko mwasohoka, mwamara gusohoka mukava muri urwo rugo rw'intama, mwarangiza mukagenda mukongera mukanyura hehe? Ku irembo, mugahura na Mwuka Wera akabemeza ibyaha mukabyatura, mwarangiza mukaba abana b'Imana. Mwamara kuba abana b'Imana hanyuma mugatangira gukora imirimo y'abana b'Imana mu rugo. Erega nabwiye ngo abana mu rugo nabo barakora. Haleluya! Ntabwo ikibazo ari ibyo mukora, ahubwo mubikora mwarabitorewe nande. Icyo mukeneye nabango Imana ikeneye abana, ntabwo ikeneye abakozi. Rero dukeneye kuba abana b'Imana. Twamara kuba abana b'Imana tugatangira gukora imirimo y'abana b'Imana ariko mu rugo rwa Data. Kandi ababwiye ngo abakozi ntabwo ari bo turaga ibyacu tubiraga abana twabyaye. Imana rero ntabwo ikeneye abakozi, ahubwo Imana ikeneye abana izanaraga ubugingo buhoraho. Reka umuntu wese yisuzume arebe ko yanyuze mu irembo rirasukirwaho, maze ubundi bwo abone gukora ibikwiriye. Tureke kwitwa abanyazi n'abajura, tureke kwitwa ba nta bwenge, ahubwo twongere dufate umwanya tubitekerezeho mu izina rya Yesu. Amen. Data wa twese tugushimiye ko waturinze kandi ukabana natwe. Ni ukuri tumaze kwisuzuma dusanze tutaranyuze mu irembo rirasukirwaho, dusanze twaruriye inkike kuko twisanze mu mirimo y'Imana ariko tutarihanye ibyaha kandi ngo tubyature. Reka ugenderere imibereho yacu, reka ukabakaba ubugingo bwacu, wongere uvugane natwe, wongere dutere kwinira no kwisuzuma kugira ngo turebe koko ibyo turi gukora, niba waratwangaje, niba waradutoranije, niba twarahuye na Mwuka Wera mu irembo rirasukirwaho, maze tukakira Mwuka Wera watwemeje ibyaha kandi akadutera no kubyatura. Ubane natwe kandi sabe abari bwumvira ijambo, sabe n'abandi bose bazaryumva mu izina rya Yesu. Amen.